Reka mere ku gitaramo cy'umunyarwenya mpuzamahanga yitwa Dave Chappelle akaba yarayataramiye mu gihugu cy'u Rwanda. Cyari igitaramo cya VIP, cyari igitaramo ari gufatiramo amashusho ya comedy special izatambuka mu minsi iri imbere ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Netflix. Dave Chappelle akaba yakiriwe ku rubyiniro n'uwitwa Nkusi Ata wavuze yuko yakabije inzozi ze zo kwakira rurangiranwa mu by'ukuri muri comedy, umwe mu bakomediye bagezweho bakunzwe ku isi yose. Ati byari inzozi zanjye kuba ari ngewe wabimburiye ku rubyiniro Dave Chappelle. Akaba ari igitaramo rero kwinjira itike yari 200 ndetse rwose imyanya yashyizwe ku isoko yose yahise ishira ku isoko. Hanyuma ariko nyine inzozi za Ata arazikabya. Uwitwa Bushari ndetse n'uwitwa Bitre bategejwe mu bihugu bitandukanye hariya ku mugabane w'i Burayi. Ku munsi w'ejo nibwo byatangajwe ko uwitwa Bushari ndetse rwose atagitaramiye mu gihugu cy'Ububirigi ndetse we na Bitre nyine ni igitaramo bari kuzahuriramo. Ni igitaramo rero cyasubitswe ku munota wa nyuma kubera ko ni igitaramo cyari giteganyijwe kuba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo ngubwo bari ko twumva muri mu Ububirigi igitaramo cyasubitswe, bivuga ko ngo cyahuriranye n'ibindi bitaramo nabyo by'abanyarwanda ndetse n'abarundi hariya mu gihugu cy'Ububirigi. Ni ute cyane yitwa RG the DJ. Uyu yageze mu gihugu cy'u Rwanda. No mu DJ akaba muri umuna Diamond Platinumz, ariko kandi akaba ari no mu DJ wihariye wa Diamond Platinumz. Akaba rero kuri ubu ngubu ariko barizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Yaje mu bitaramo. Kimwe mu byo yatangarije abantu nuko yavuze ko mu by'ukuri ngo amaze igihe kinini mu biganiro na Bumuntu ndetse rwose mu indirimbo barimo barayitegura vuba bidatinze. Ikindi kandi uyu mu DJ Romy John cyangwa se RG the DJ yatangaje, yavuze ko mu gitaramo giteganyijwe kuzaba ku itariki ya mbere ubwo muri bare witwa The Ben azaba tarama. Yavuze ko nawe azaba hari kugira ngo amushyigikire ndetse rwose ko yifuza kuzaba hafi y'umuvandimwe we The Ben. Byagiye bivugwa kenshi ko uyu mu DJ ari wahuje The Ben ndetse na Diamond Platinumz kugira ngo bakorane indirimbo yitwa Why. Birumvikana rero ko nyine ari umuvandimwe we. Ivan Impano uyu ni umwe mu Hanze navuga ko mu myaka igeze kuri 4 amaze mu muziki yagize igikundo cyo ku rwego rwo hejuru, ariko kandi abenshi bamenye mu ndirimbo zisora abageni, mu ndirimbo ziryoha mu birori by'ubukwe. Ivan Impano rero agiye gushyira hanze album ye ya mbere, avuga ko rwose ari album yakoze ku buryo budasanzwe. Papa cyangwa ati ntabwo nari gukora ubukwe social muradahari, ati kubera yuko n'abahanzi babiri bazandirimbira mu bukwe bwanjye no witwa social mura ndetse n'witwa Igor Mabano. Ati rero ubu noneho nditeguye ubwo Soshomura ari hano mu gihugu cy'u Rwanda, birashoboka ko nakora ubukwe bitarenze uyu mwaka. Benshi bategereje iyi album. Ni icyumba cy'amategeko, ni album ya Riderman na Bulldog, iraza gusohoka kuri uyu munsi ku isa 10 z'umugoroba. Hanyuma kandi babwire ko uwitwa Indirimbo Nyicambu amatike yamaze gushira mu gitaramo afite mu gihugu cy'Ububirigi. Hashize aya VIP, bivuze yuko amatike asigaye ari amatike yahasanzwe. N'itike yaguraga amayero 50, kuri ubu ngubu hasigaye z'amayero 30. Ni igitaramo azakorera ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu, bizaba ari bicika. Hanyuma kandi ni ute cyane muri Nigeria, Ayra yamaze gushyira hanze album yise The Year I Turned 21. akaba ari album yamaze kujya hanze. Hanyuma kandi mugenzi we Thames we yavuze ko kuri album yenda gushyira hanze azaba ariho Jekol Asake, abo nibo bazaba bari kuri album ye nshya. Hanyuma kandi Juliana Kanyomozi yashimiwe ku ruhare rukomeye cyane yagize mu muziki hariya mu gihugu cya Uganda. Avuga ko nawe yishimiye kuba mu by'ukuri akomeje kugirirwa icyizere n'abari mu ruganda rw'imyidagaduro hariya muri Uganda. Reka nsoze gutyo ngo ibindi muri Showbiz Today.